ndabasuje mu izina rya Kristo nk'ibisanzwe nitwa Pasteur Placide. Ndashimira Imana cyane yongeye kuduha akanya ko kuganira ijambo ry'Imana muri aka kanya. Ni umugisha mwinshi cyane tuba duhawe n'Imana wo kongera kugaruka imbere yayo tuvuga ijambo ryayo. Ijambo riravuga ngo igihe abana b'Imana baganiraga bahuje urugwiro baganira ngo ibitabo by'urwibutso byarabumburwaga. Iyo dufunguye akanwa kacu tugafungura Bibiliya zacu tugafungura video twabonye kuri YouTube tugafungura ijambo ry'Imana turi mu rugo, ibitabo by'urwibutso rw'uwo murimo mu ijuru nabyo birabumburwa. Kora ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka niwe wenyine utajya ukiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ushobora kugira neza umuntu no munsi wa none ugakora ibyo ashaka, ejo akabyibagirwa ndetse akaba umwe mu bagusebya, ndetse ukamwumvira cyane, ukamucira bugufi cyane, ukamukorera ibyo ashaka cyane, ariko akazavuga yuko uri umuntu utubaha, ukamukunda cyane ariko ejo akagushinja ko utazi gukunda. Urugero, ushobora kugira umugabo ukamwubaha cyane, ubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore mwubaha abagabo banyu nk'uko mwubaha Kristo. Ukamwubaha cyane, ukamugandukira cyane, ariko bikazarangira gushinja kutubaha. Umugabo ashobora gukunda umugore we cyane, akamukuyakuya cyane, akamuhahira, akamuha ibyo akeneye, nk'uko ijambo rivuga ngo umugabo agomba gukunda umugore nk'uko akunda umubiri we, ngo kuko umubiri wawe ugomba kuwukuyakuya, mbese ukawugirira neza, ukawuhahira, ukawuha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ibyo byose ukabikora, ariko ejo n'ejo bundi akakuvaho avuga ko ntacyo ushoboye. Ariko kuri Kristo hose ko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni amahoro, ijambo ry'Imana, Imana ntabwo yibagirwa imirimo, ntabwo igikiranirwa, ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Buri kintu cyose ukoze ukagikorera imbere y'Imana, ukagikorana umutima ukunze, kizamuka kuba urwibutso imbere y'Imana. Ndaguha urugero, umugabo bita Koruneliyo ntabwo yari Umwisirayeli, ndetse nta nubwo yizeraga Kristo, ariko ngo kubw'urukundo rwe rwinshi no kugira neza kwe kwinshi no gusenga kwe, ngo kuragenda kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana imuyobora mu gakiza kazima. Imana ituma marayika wayo ngo genda ubwire uwo mugabo Koruneliyo ngo atumeho Simoni wahimbwe Petero, ngo niwe uzamubwira inzira y'agakiza nyakuri. Kumva ko dufite umugisha mwinshi cyane, kuba twaramenye Imana yaratwimenyesheje, ni ibintu byiza cyane. Urakoze rero kufunguye iyi video. Imana igumugisha. Ni Pasteur Placide, tugiye kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Nkuko bisanzwe ntabwo turi butinde, kandi nagusaba gukora subscribe kuri channel, kuko ni umugisha mwinshi, ndetse n'inkunga ikomeye ubu duteyeyo ukoze iyo subscribe. Imana igumugisha. Tugiye gusoma amagambo tuvuze gusanga mu gitabo cy'Imigani. Turahera mu gice cya 20, igice cya 11 umurongo wa 27. Imigani igice cya 11 umurongo wa 27, turasoma no 28, twumve n'ikimana nshaka kuvugana natwe. Uyu munsi tugiye kuganira inyungu yo kubaha Imana. Ni iyihe nyungu tugira iyo twubashye Imana? Ese koko twubaha Imana kuko ikwiye kubahwa gusa twebwe bikarangirira aho ngaho? Ese koko kuba guca bugufi imbere y'Imana ndetse no kuyubaha no gukora ibyo ishaka, ko benshi hari igihe duhamagarira ibintu abantu batatubonamo, ko benshi hari igihe Imana ibidushakamo ikintu runaka ariko abantu bavuga ngo oya ntabwo ariwe bikwiye? Ese iyo tureze ibyo abantu bashaka, tukarenga ibyo abantu bibwira, twakora icyo Imana ishaka, tukadukuramo iyihe nyungu? Ko turatukwa, haravuga ngo dukubitwa hasi, ngo ariko ntabwo duhera hahandi hasi, ngo turahanwa, ariko ntabwo uko duhanwe ntabwo ariko bitugiraho ingaruka. Guhanwa no kugira ni icya gihe uri mu kintu abantu bakakigutereranamo bose, cya gihe ushobora kuba ufite amakuba abantu ukabona bari kure yawe. Icyo nicyo bita mu Kinyarwanda guhahanwa. Muvuga ati bari wowe bikora, bari wowe ujyayo, bari wowe ujyayo, bavuga ati musure kanaka ni habe kanaka ujyayo, n'abari wowe ujyayo, n'abari ryo. Ibyo byose ko tubikorerwa kuko twizeye Kristo, dufitemo iyihe nyungu? Ko twubashye Imana abandi batashaka kubaha, bamwe bavuga yuko itabaho, abandi bakavuga ko kuyizera ari ubuswa, ari ubwenge buke no kubura ubwenge. Ariko se twe twayiringiye bizagenda gute? Petero yabaje kubaza icyo kibazo Kristo amubwira ati mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100. Ariko umuntu abone ubugingo buhoraho hehe handi dutegerezwa kuzajya ari mu bwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusome. Kubaha Imana gutera kurama, ariko umunyabyaha ngo kubaha Imana gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kubaha Imana gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba.
umurongo wa 18, kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kirahera. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Amen. Ndagira ngo wumve akamaro n'itandukaniro ry'umunyabyaha n'umukiranutsi, itandukaniro ry'umuntu wizera Imana n'utayizera. Impamvu nakoresha ijambo kwizera, kuko kwizera niko guhindura umuntu umukiranutsi. Aburahamu yizeye Imana ngo imuhanyirize no gukiranuka. Ntushobora gukiranukira Imana utayizera, n'ibidashoboka. Ibyo ngibyo rwose niba unatekereza yuko kuba utizera Imana ushobora kuba wakiranukira Imana n'ibintu bidashoboka. Kuko Aburahamu niyo sekuruza w'abizera, kandi niyo sekuruza w'abakiranutsi, kandi bakiranuka baherwa gukiranuka baguheshwa no kwizera, ariko kwizera Kristo. Kuko Aburahamu yahuye na Kristo kera, yatuye igitambo Melikisedeki umwami Salemu, amuha igitambo. Amaze kumuha igitambo ngo amuha icya 10 cya byose k'ibyo yari afite, ngo uwo nguwo ngo uzwi nta mama uzwi, ngo kandi ni umutambyi w'ibihe byose. Umva ko ashushanya Kristo. Imana ibamugisha. Ndagira ngo wumve ko kubaha Uwiteka gutera kurama. Iyo wubashye Uwiteka akongera imyaka yo kubaho, kuko ufite icyo ubereyeho. Hariho abantu babayeho bagirira neza abandi bantu. Urugero Tabita yongereye imyaka yo kubaho kuko hari icyo yari yakoze kubwo kubaha Imana. Yafataga ibye umwanya wiwe akawutakaza dodera abagore b'abapfakazi n'abakene imyenda. Amaze gupfa, Imana iciye muri Petero iramuzura. Kuba Uwiteka gutera kurama, ngo ariko imyaka y'umunyabyaha iratuba, because he lived for nothing. Ntacyo abereyeho, nta kintu amaze. Imyaka y'umunyabyaha iratuba, niko Bibiliya ivuze, ntabwo aribyo bivuze. Imyaka yakabayeho iba mike, kandi buriya reka kubwira gutuba kw'imyaka. Hari n'igishobora kureba imyaka myinshi ariko imyaka yabaye yaratubye, kuko yapfuye ubusa, nta kintu na kimwe wigeze uyimaza mu kubaho kwawe kose. Ariko undi akamara imyaka mike. Kristo yararamye, kuko mu myaka 3 yakoze umurimo w'Imana, yaragucunguye wowe. Ariko hari abarambye imyaka 100 bapfuye ubusa, batageze bagira icyo bamarira Imana. Hari abami twagiye tubona ngo bagiye baramya ibishushanyo, bagasenga ingabo zo mu ijuru, bagasenga ibiki, bagapfa. Abo ntabwo bigeze baramba. Kuramba no gukenyuka ushobora no kubirebera mu kintu umuntu amaze ku isi. Mu myaka mike y'umaze ku isi ukaba uri umunyamumaro mu maso y'Imana n'abantu. Umurongo wa 28, ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero. No kuvuga ngo ibyo umukiranutsi yiringira iteka bimuhindura ukuri, kuko ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwiringira ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Kandi iyo wizeye ko bizasohora, ni ukuri birasohora. Yesu yajyaga gukora ikintu avuga ngo ese wizeye ko ibyo mbasha kubikora? Wavuga uti ndabyizeye kandi koko ariko biri muti, akavuga ngo genda. Ushobora kubivugisha akanwa, ariko umutima wawe atari kubi. Ariko genda uko umutima wawe wizeye ariko bikubera. Wowe wizeye uncle na aunt, wizeye pastor, wizeye bishop, wizeye babandi bakuzengurutse. Shyira ibyiringiro ku Uwiteka, kuko Uwiteka numushyiramo ibyiringiro azaguha nabo kwizerwa uhura nabo. Ariko niba wowe ugiye kwizera abantu, bizakurangirira usanze umuntu atari uwo kwizera. Ijambo ry'Imana ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. No kuri kose iyo umuntu akiringira umwana w'umuntu akamushyiramo ibyiringiro, umuvumo umuzaho. Ariko wiringiye Uwiteka aguha abantu akoreramo, aguhuza n'abakoresha. Haleluya. Imana niyo iguconnectinga naho ukeneye kujya, si wowe uyereka aho ikwiriye kujya. Abantu bubu bishwa nuko bashaka kwereka Imana inzira, kandi inzira y'Imana ari igororotse. Inzira y'Imana niyo kwera, niyo gukiranuka, irimo imigisha ndetse nta n'umuvumo uriho. Ariko inzira z'abana b'abantu zisozwa n'urupfu. Twari dufite ababyeyi twiringiye, batubyaye ariko barataha tubareba, dusigara turi imfubyi, turakubitika ubuzima bwa bubi. Ariko kubera ibyiringiro byo kwiringira Uwiteka, ubu turiho. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema utarabona ari nkuzi, ntabwo nakuremeye so cyangwa nyoko.
nakuremeye kugira ngo umuhanuzi uhanura amahanga. Ubaha Imana, ubahe n'ababyeyi, ukunda inshuti, ureka agasuzuguro kugira ngo Imana izakugirire neza. Abantu b'ubu ngubu barasuzugura, akagusuzugura uko akubonye, nyamara akirengagiza yuko uwo yubashye atari wo kubahwa, ahubwo asuzugura ari wo yakubashye. Kuko burya kenshi umuntu agusuzugura kuko wamusanze, kuko wamuciriye bugufi, ariko abishyira hejuru agahora biruka inyuma, kuko yibwira ko ari bo bari mu ibyo akeneye. Ngo ariko umunyabyaha ibyo yifuza birahera, byiza biri imbere. Man, urimo urakora bya bindi byose ngo ibyiza biri imbere. Man, iminsi ikagenda ikarangira, iminsi igatambuka ukakubita 30, 40, 50, uri muri man, imvi zikamera uri muri man. Twabaye mu man, ariko twasanze kumenya Kristo ari bwo bwenge, twasanze kubaha Imana ari bwo bwenge, dusanga bidutera kuramba no kubaho. Twagakwiye kuba twarapfuye, kwa kabaduterereje bitwica bari benshi, abatwifurije impfu bari benshi. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo dukubitwa hasi, ariko ntabwo gukubitwa hasi bisobanura ko tuguma hasi, kuko dufite utubyutse. Wizeye iki? Nguyu umugisha uva mu kubaha Imana. Umukiranutsi wubaha Uwiteka, imyaka yiriyongera. Kwa iki? Ezekiya ku myaka yaragiye gutahaho, yeretse Imana ibyo yabyajemo umusaruro imyaka yahise, imwongerera indi kuko abasha gukora ibirenze ibyo yakoraga, nubwo atari ko byagenze, ariko n'iki Imana yari bikoreye. Nshuti yanjye ndashoje, kubaha Imana kurimo inyungu nyinshi. Pawulo avuze ngo kubaha Imana yo gufatanyije n'umutima unyurwa, ngo kuvamo inyungu nyinshi. Ubaha Imana nurangiza unyurwe nuko Imana yakugize. Ndasoje, akanya kacu kabari gatoya, uburyo bwo gufata video bari gutoya, ariko ijambo riba ryatambutse, message batambutse. Imana ibaho umugisha. Ni Pastor Placide, ndabakunda cyane. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe kuri iyo channel kugira ngo utuzamurire amahirwe menshi yo kugira ngo n'abandi bazajye bagenda bareba izi videos, kandi na share bigeze ku bandi. N'ubutumwa bwiza, ntago turata amasura, ntago turata amajwi, ahubwo turata Imana yacu. Tuvuga Imana yacu ikomeye, ntago turata ibikara cyangwa inzobe, turata ubwiza bw'Imana iri muri twebwe. Baravuze ngo umuntu w'inyuma arushaho kumera nabi, niko umuntu w'imbere arushaho kuba mushyashya. Imana iguhe umugisha. Mana, ndagushimiye, ndagwimbaje kuri Imana igira neza. Ndagushimiye ko umurengezi w'ubugingo bwacu, ndagushimiye ko dukunda, ndagushimiye ko twitaho, ndagushimiye ko ukunda mushiki wanjye, umuvandimwe wanjye, ukurikije ijambo ryawe. Reka ukomeze kumwitaho kandi umugire neza. Ndamusengeye ngo amenye agaciro ko kukubaha uyu munsi wa none, yihatire kukubaha, kandi uyu munsi wa none akomeze kuba imbere yawe, ko atayobye, ahubwo ari umugisha mwinshi yanyereye akagwamo. Icyo kibi cyawe ko byose bikoze. Ubu ijambo ryarivuga ngo nimusaba mujye mwizera ko ibyo musabye mubihawe, nanjye nizeye ntashidikanya ko bikoze, byose ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Nshuti zanjye rero, shalom shalom, turi kumwe kandi Imana izajya ikomeza tugenda tugira neza twese uko bwije n'uko bukeye. Amahoro amahoro.